ayo mavuta uri kujya gushaka mu gihe cy'igihe ntabwo ari ngombwa, ahubwo fata akanya ushaka Imana uyibaza ati ndakora iki, ese muri iki gihe turimo ese nagendane, ese ko ibyo gukora ari byinshi, ese nakora iki. Birakwiye kugira ngo iby'isi bye kukurangaza, yego tujya tubikenera, wekwiye gushaka ayo mafaranga ariko yashakana Imana, uyashakana umwete ariko ushakana Imana. Iby'isi bye kukurangaza Kristo abonuka kumurikira. Niyo mpamvu iri jambo yavuze ati ngo agiye kubacira umugani wo kubigisha, wabajyanye nk'abakobwa 10 bari bamaze gutoranywa, bari bamaze guhamagarwa kugira ngo baze gusanganira umukwe, ariko ngo umukwe haza kuba akantu gato gatuma atinze. Noneho rero abakobwa 10 baza gusinzira nk'uko nawe usinzira, nk'uko nanjye nasinzira, ariko asinzira neza gahunda yo gusanganira umukwe. Noneho ngo 5 ntabwo bari bafite amavuta mu mperezo zabo. Noneho rero abandi 5 bari bafite amavuta, nk'uko ujya gusenga utazi aho uri kujya, nyamara ukwiye kugira ngo ujye gusenga uri gushaka Imana. Kujya gusenga si ukuvuga abandi, kujya gusenga si uguteranwa no kuvuga inkuru ya mugenzi wawe, ni ukugira ngo ushake Imana igira ikintu ikora mu gihe gisa n'iki ngiki, igira ikintu ikumarira mu gihe gisa n'iki, mu gihe kigoye nk'iki turimo, mu gihe kibije nk'iki turimo. Ntabwo ari igihe cyo gusumaro. Nyemera tugendane ushaka Imana, utazaba nk'abakobwa 5 bari badafite amavuta kandi bari bamaze guhabwa igihe cyo kwitegura bajye gusanganira umukwe, bakaza gusanga nta mavuta bafite. Igihe cy'ubukwe cyageze, nawe ushobora kuganira ngo nzasenga ejo, nzajya gushaka Imana ejo. Birakwiriye kukwiye gushaka Imana mu gihe cy'ingiki turimo. Uyu munsi ni wo wacu, ejo sahacu. Birakwiye kugira ngo uve mu bute ushaka Imana. Ngo abakobwa 5 bakimara kubwirwa yuko amavuta atari bubakwire, ngo abiringira Uwiteka, ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo uhamye iteka. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mera nk'uriya musozi, umere nk'uriya musozi, ushikame ushaka Imana ugahita ukanguka. Birakwiriye kugira ngo ugire ikintu ukangukanye, uba ufite amatabaza yawe yaka, uba ufite umutima utunganye. Imana ishimwe. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana no gukomera bitangwa n'Imana Data yose. Yego, nk'uko bisanzwe dusanzwe tubatumirira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi murabona umusore w'imbaraga mwiza cyane, ugaragaza ubwiza ku mubiri ndetse no mu mwuka. Ndagira ngo tukwakire. Uraho neza? Yego. Suhuza abakunzi b'Imana Irahari TV. Turabaramukije. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hanyuma mbere yuko tuganira, mbere yuko utubwira icyo Imana yagushyize ku mutima, ubutumwa Imana yaguhaye, ndagira ngo ubanze wibwire abakunzi bacu babanze bakumenye. Murakoze. Nitwa Manirafasha Samuel, ndi umuvugabutumwa. N'indi mirimo yose nabashwa ya Kristo nayikora. Nari mbazaniye ijambo nshaka kubwira abantu basinziriye ati se musinziranye iki. Nshaka yuko abantu bose bakanguka, bakamenya icyo Kristo abafatiye, bakamenya icyo Kristo abashakaho, bakamenya yuko iki gihe tugezemo atari cyo gusinzira, ahubwo ari cyo kugira ngo dukanguke dushake Imana, kandi tuyishakane umwete. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bakamenya ko iki gihe atari cyo gusinzira, ahubwo ari igihe cyo gushaka Imana, ndetse bakayishakana umwete. Samuel, ko numva ufite ibintu byinshi kandi bikomeye, ariko
ndizera ndashidikanya ko ari bwo butumwa bukwiye bugenewe ab'iki gihe, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Hanyuma wavuze ngo witwa Imana irafasha Samweli. Imana irafasha Samweli ni muntu ki? Ni umusore cyangwa ni umugabo? Imana irafasha Samweli ni umugabo w'umudamu umwe ndetse n'umwana umwe. Yego, umudamu umwe n'umwana umwe, Imana iduhane umugisha. Nuko tuje, nuko twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi, ndagusabye kugira ngo aho uri hose utangirane natwe kandi usozanye natwe, kuko ni wowe Imana iri kuvugana nawe aya masaha, ni wowe ukenewe, ni wowe ubwirwa. Samweli, mbere yuko utugezeho icyo Imana yagutumye, reka ngusabe ubanze usenge Imana. Mana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana irengera abawe. Umugoroba nk'uyu nguyu utuje imbere y'ubwiza bwawe, tukwinginga cyane kugira ngo ubane natwe, ubwo tugiye gutangira utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Dusabye kugira ngo ingabo z'ijuru zituzenguruke, dusabye perezidansi y'ijuru kugira ngo ibe muri twe kandi ibe mu ruhande rwacu. Tubere byose kandi kigiye kuvugirwa ahantu ubyandike ku nkingi z'umutima, ntibice ngo bihinguke mu kundi, ahubwo byandikwe ku nkingi z'umutima, bizatubere impamba n'ubwo uzageze iwawe mu ijuru. Urakoze ku byinshi mu bya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya, amen. Dushimye Imana yo itugejeje aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima, kuko hari benshi bamaze gutambuka, hari benshi bamaze kugenda batagira ubuntu bwo kuba aya masaha bakiri guhumeka uyu mwuka duhumeka. Nibutsa n'abantu ko uyu mwuka duhumeka ntabwo ari umwuka tugura cyangwa se umwuka dukodesha, ni umwuka duhabwa n'Imana. Ariyo mpamvu ku muntu wese waba ukiri guhumeka uyu mwuka akwiye kuha agaciro. Haleluya. Imana yo mu ijuru nishimwe. Amen. Kubera ko iki gihe turimo ni igihe cyo kugira ngo wowe ugifite uyu mwuka ubashe gukanguka, we gusinzira, cyangwa se niba usinziriye waba usinziranye iki? Yesu nashimwe. Biragira ngo birakwiriye kugira ngo ugire ikintu ubusinziriye muri aka kanya, we kugenda usinze nta kintu usinziranye nacyo. Ukeneye kugira ngo ukanguke mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri, kugira ngo utaza guhunikira nta kintu usinziranye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tugiye gusoma amagambo aboneka muri Matayo ibice 25, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 7. Twumva ikintu Imana iri kutubwira cyangwa se ngiri kumbwira. Ukeneye kugira ngo ukimenye, ukeneye kugira ngo ucyumve, ucyandike ku mutima, nishe mu gutungo gihinguke mu kundi. Ukeneye kugira icyo ukuramo muri iki kiganiro, ukeneye kugira ikintu uza kungukamo, ukeneye kugira ngo uze gukuramo ibyawe, nuko nanjye ndi bukure mu ibyanjye. Imana yo mu ijuru niduhana umugisha. Niba dusomere twihuta. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 uvuze ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. 6 ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. 7 maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Haleluya. Dusome inkuru cyangwa se umugani wageranyijwe ngo n'abakobwa 10. Yesu nashimwe. Aba bakobwa 10 bari bateguwe cyangwa se bamaze gutoranwa kugira ngo basanganire umukwe. Yesu nashimwe. Noneho abakobwa 10 ntabwo ari abo bafashe babitunguye cyangwa se bafashe abo babonetse bose. Ni abakobwa bari beza, abakobwa babonaga yuko baberewe no gusanganira umukwe, barabatoranya. Ariko ijambo nubwo tutarisomye byose, wowe ushobora kurisoma, byatubwiye ko ari abakobwa 10 ariko ngo 5 bari abapfu, abandi 5 ngo ari abanyabwenge. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Noneho rero ngo bamaze
bamaze igihe bamaze gutoranywa cyangwa se umunsi umaze kugera wo kugira ngo bazige gusanganira umukwe cyangwa se muri cya gihe muri wa munsi bamaze guhabwa, noneho ngo hari abari bagiye biteguye ko bagiye gusanganira umukwe bafite n'ibyangombwa bibemera gusanganira umukwe, ariko haza kubonekamo ikibazo cy'uko abakobwa batanu bari abapfu, ariko tukababona mu buryo bw'umubiri ari bazima, ariko mu mwuka baramaze gusinzira. Amen. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo wowe usinziriye kanguka kugira ngo Yesu abone uko akumurikira. Niko ijambo rimbwira ngo wowe usinziriye zuka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Nawe rero usinziriye ukabona yuko uri maso, ukumva yuko abasinziriye ari abaryamye, hari abamaze gusinzira kandi tubabona ari bazima, birageze kugira ngo ukanguke Kristo abone uko akumurikira. Niyo mpamvu iri jambo yavuze ati ngo agiye kubacira umugani wo kubigisha wabajyanye nk'abakobwa 10 bari bamaze gutoranywa, bari bamaze guhamagarwa kugira ngo baze gusanganira umukwe, ariko ngo umukwe haza kuba akantu gato gatuma atinze. Noneho rero abakobwa 10 baza gusinzira nk'uko nawe usinzira, nk'uko nanjye nasinzira, ariko asinzira neza gahunda yo gusanganira umukwe. Haleluya. Noneho rero ngo umukwe ngombwa ko atinda, akimara gutinda bose barasinzira. Ndagira ngo mubwire yuko ikibazo si uko basinziriye. Yesu nashimwe. Ikibazo si uko bawunikiriye, ahubwo ikibazo kiragira kiti ese kusinziriye usinziranye iki? Imana ishimwe. Aba bakobwa batanu rata b'abanyabwenge ngo bari bafite amavuta mu matabaza yabo. Yesu nashimwe. Noneho rero ngo ngo habaye mu gicuku hamaze kwira, igihe abantu bose bamaze gusinzira, mu gihe abantu bose bibwira ko imirimo yabo yarangiye, hari abari bagifite ako kazi muri iryo joro cyangwa se muri uwo munsi, ariko ngo umukwe habonekaho urusaku ruvuga ko umukwe aje. Noneho ngo abakobwa 10 baza gukanguka. Rata ntabwo hakangutse batanu, oya bakangutse abakobwa 10 nk'uko bari batoranyijwe kugira ngo basanganire umukwe. Noneho akantu nshaka kukubwira ngo bose barakanguka, noneho ngo kugira ngo baboneze ya matabaza yabo bamurikire umukwe, abona haza kunyura, abona haza gutambuka, habona wenda bari kumuririmbira, wenda harimo bari kumuzinira, wenda harimo abari kumuvugira ibyivugo, ariko noneho ngo batanu ntabwo bari bafite amavuta mu mperezo zabo. Noneho rero abandi batanu bari bafite amavuta, nk'uko ujya gusenga utazi aho uri kujya, nyamara ukwiye kugira ngo ujye gusenga uri gushaka Imana. Kujya gusenga si ukuvuga abandi, kujya gusenga si uguteranwa no kuvuga inkuru ya mugenzi wawe, ni ukugira ngo ushake Imana igira ikintu ikora mu gihe gisa n'iki ngiki, igira ikintu ikumarira mu gihe gisa n'iki, mu gihe kigoye nk'iki turimo, mu gihe kibije nk'iki turimo. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kuvuga amagambo adafite umumaro, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibidahesha Imana icyubahiro, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibitubaka itorero, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibitagomba kuvugwa imbere y'Imana. Aba bakobwa rata 10 ngo barakanguka ngo basanganira umukwe, ariko ngo batanu ntabwo bari bafite amavuta. Ngo biza kuba ngombwa ko bacanye amatara yabo yanga kwaka. Noneho baza kubwira bagenzi babo ngo nimuduhe ku mavuta, amatabaza yacu ari kuzima. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyiguriye. Imana ishimwe. Haleluya. Birakwiriye ko ugomba gutera intambwe ukajya gushaka Imana. Birakwiriye ko ukwiye gutera intambwe ugashaka amavuta, ugashaka ibihe byiza, ibihe byo gusenga Imana, ugashaka ibihe by'amavuta, ukajya mu butayu ugashaka y'imbaraga, kuko ijambo ryarambwiye ngo nuko uwo mwana aravuka ngo arakura
kuyagura ngo kugeza ubwo amaze kugwiza imbaraga kugeza aho yerekewe ngo mu butayu cyangwa se yerekewe mu bari bamwiringiye cyangwa se mu bari bamutegereje. Birakwiriye ko nawe ukwiye gushaka imbaraga, ukwiye gukanguka ugashaka Imana. Ntabwo ari ngombwa kujya kuyagura, ko yafatiriye ushaka Imana. Mu rugo iwawe wayibona, ahantu hose wahasanga Imana. Mu gihe cyose uyitumiye, mu gihe cyose uyihamagaye izakwitaba. Gerageza ushaka Imana, uve mu gusinzira, uve mu gute. Ijambo rimbwira ko umunyabute nta kintu ageraho. Ijambo rimbwira ko umunyabute nta kintu asarura. Ngo ndetse no mu Kinyarwanda zati ngo iyo usinziriye gusarura ibitotsi cyangwa se ingonera. Ariko kanguka ushaka Imana mu gihe gisa n'iki ngiki. Aya mavuta nta hantu wayagurira uretse kujya kuyashaka, uretse kuva mu byo urimo. Va mu bikurangaza, va mu bidafite umumaro. Shaka Imana, shaka Yesu kugira ngo akugirire neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Haleluya. Hanyuma babakobwa bandi bo baraza bahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ngo bagiye kugura ya mavuta, ngo basanga umukwe yamaze kwinjira, yinjira n'abantu bari bahari. Igihe cyageze kugira ngo witegure umenye yuko uri umukristo. Birageze kugira ngo witegure umenye ko uri umukozi w'Imana. Ese umukozi w'Imana ukwiye kugenda ute? Nuko ugomba kugenda ufite ibyiringiro yuko koko watoranyijwe. Hari igihe ugenda mu nzira ugahura n'ibintu byinshi ukagira ngo byose ntibigufitiye umumaro. Ntabwo ariko byose bifite umumaro. Nyemera tugendane ushaka Imana. Utazaba nk'abakobwa batanu bari badafite amavuta kandi bari bamaze guhabwa igihe cyo kwitegura bajye gusanganira umukwe, bakaza gusanga nta mavuta bafite. Igihe cy'ubukwe cyageze, nawe ushobora kuganira ngo nzasenga ejo, nzajya gushaka Imana ejo. Birakwiriye ko ukwiye gushaka Imana mu gihe cy'ingiki turimo. Uyu munsi ni wo wacu, ejo sahacu. Birakwiye kugira ngo uve mu bute ushaka Imana. Ko abakobwa batanu bakimara kubwirwa yuko amavuta atari bubakwire, ngo bahise ko bajya kugura yabo. Noneho bakimara kujya kuyagura, ngo basanga umukwe yatinze, basanga umukwe yamaze kwinjira. Ese ko umukwe amaze kwinjira, ayo mavuta uri gushaka nyuma yuko umukwe yinjiye ari buze kugufasha iki? Nta kintu yaza kumara. Nuko ijambo rijya rimbwira ngo iyo umuntu umaze gukayuka ngo ntabwo uba ukiryoshye ibyo kurya, ngo uretse kuwujugunya hasi abantu bakawukandagira. Ayo mavuta uri kujya gushaka mu gihe cy'igihe ntabwo ari ngombwa, ahubwo fata akanya ushaka Imana. Uyibaza ati ndakora iki? Ese muri iki gihe turimo, ese nagendane? Ese ko ibyo gukora ari byinshi, ese nakora iki? Birakwiye kugira ngo iby'isi bye kukurangaza. Yego tujya tubikenera, wekwiye gushaka ayo mafaranga, ariko yashakana Imana. Uyashakana umwete, ariko ushakana Imana. Iby'isi bye kukurangaza, iby'isi birashira, iby'isi ntacyo bimaze, turabiharanira ariko tukabisiga. Nyemera ushaka Imana kugira ngo mu gihe gisa n'iki cyangwa se mu gihe kiri imbere, igihe ya mafaranga azaba atakiriho, uzaba ufite imbaraga z'Imana ifite uko izabigenza muri icyo gihe uzaba ugezemo. Ariko nyemera rero we gushaka Imana yuko bakujyanye ku ngufu, ahubwo mu mutima wawe shaka Imana. Nk'uko ijambo rimbwira ngo hahirwa abiringira Uwiteka, ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo uruhame iteka. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mera nk'uriya musozi, umere nk'uriya musozi, ushikame ushaka Imana. Nubwo
intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo ibiturwanya ari byinshi, ibitugora bikaba byinshi, ariko nyemera ushikame ku Mana, umere nk'abariya bakobwa 5 bari abanyabwenge, bari bafite byose, bari bafite amavuta, ngo bacana amatabaza yabo, basanganira umukwe, baje kwinjirana n'umukwe, aho icyo cyari cyateguriwe nabo bari bakirimo. Noneho 5 b'abapfu kuko batari bafite byose, ngo mu gihe bagiye kubishaka ngo basanga bamaze gukinga. Nawe ndakwinginga utazaza urugi rwamaze gukingwa. Nyemeruze Yesu agutegeye amaboko, nyemeruze Yesu akwakire, nyemeruze nurebe ngo uri mugufi. Ngo Zakayo werata, ngo akimara kumva inkuru za Yesu, ngo yumva ziramuryoheye, ngo yumva ni byiza, ngo nuko ngo yumva inzira bari bunyuremo, ngo aragenda, ngo noneho mbasanga ngo abantu benshi, Imana ishimwe, ngo ahasanga ngo ni abantu benshi, agira ikibazo cy'uko ari mugufi atari bubone Yesu. Nuko mu mutima we yigira inama ngo yo kurira umuvumo. Imana ishimwe, nawe ukwiye kugira ngo ushake Yesu nijoro cyangwa se ku manywa, umushakira ahaboneka n'ahataboneka. Icyangombwa nuko akumva kandi agutegeye amaboko, ngo nuko gisanga ngo abantu ari benshi kandi ngo ari mugufiya abona atari bubone Yesu. Nuko ngo Yesu nawe akihagira, baramara mubwira ngo Simoni, ngo Zakayo, ngururuka. Uyu munsi nubwo uri umunyabyaha, uyu munsi nubwo ukora ibintu byinshi bitawushimishije Imana, ariko ngo yamubwiye ngururuka, ngo biramwiriye kurari wawe. Imana nishimwe, nurebe ngo wakoze ibyaha byinshi, Yesu niwe washaka kugira ngo akoze, niwe wakeneye kugira ngo akubabarire, niwe wakeneye kugira ngo akweze ibyaha ndetse n'ibicumuro. Muri uyu mwanya ndagira nkuze usange Yesu abasha kukubabarira, arakoza. Niko ijambo ryambwiye ngo naho byatukura tukutuku ajya bihindura bikaba umweru, ngo bigasa na sherege. Noneho Dawidi ngo amaze gucumura aravuga ati Mana unyogeshe zobu, ati ndabasha kwera. Imana yo mu ijuru nishimwe, ngwino kwa Yesu ari bukweze, ngwino kwa Yesu ari bukwakire. Aba bakobwa 5 ngo binjiranye n'umukwe, ibyabereye mu cyori byose bari bahari, ariko igitangaje nuko ngo bari 10 kandi ngo bose bari batoranyijwe n'abari busanganira umukwe. Ariko niyo mpamvu abantu benshi basenga, ariko bagasenga badashyizeho umwete, bagasenga bumva yuko abandi bari bubasengere. Nyamara birakwiriye ko nawe ubasha gukanguka, nawe ugasenga, nawe ugashaka Imana, ugashaka Imana mu gihe gisa n'iki ngiki, ukareka gusinzira. Ese usinziranye iki? Ese 5 ko bari basinziranye amavuta bari gusanganira umukwe, ese wowe usinziranye iki? Ese kusinziranye n'amatabaza gusa uraza kuyacanisha iki? Ese kusinziriye nta jambo ufite uraza gukangutswa, numara gukanguka uraza gusoma irihe jambo riri bugufashe? Ese kuhunikiriye uraza gukanguka niki? Nyamara abakobwa 5 bakangutse baboneza amatabaza yabo. Ariko se wowe niba nta kintu usinziranye uraza gukanguka niki? Nyemera ushaka Imana kugira ngo mu gihe gisa n'iki iguhe ikintu usinzirana nacyo, kugira ngo uzabe kubona icyo ukangukana nacyo. Imana yo mu ijuru nishimwe, ngo Simoni, ngo uyu Zakayo, ngo nuko ngo Yesu aramubwira ngo uruka, ngo uyu munsi mwiriye kurari wawe. Nyemera nawe Yesu yarari wawe, nyemera nawe yaguhamagara uyu munsi ukaza, nawe yaguhamagara muri aka kanya ukaza. Ngo nuko rero aba bakobwa ngo baza gusanga bamaze gukinga, noneho ngo barakomanga ngo babakingurire, babasubiza ko batabazi. Nyamara birababaje kuba nawe waba ugaragara nk'uriho ariko ukaba usinziriye, kuba twabona yuko uri maso tukagira ngo no mu mwuka uri maso, nyamara waramaze gusinzira. Ukeneye kugira ngo Yesu akubonekere nawe ukanguke, ukeneye kugira ngo nawe mu gihe gisa n'iki ugira ikintu usinzirana. Imana yo mu ijuru ishimwe, kugira ngo batazakubwira ngo ntabwo ntigeze mbamenya, kandi warahawe igihe cyo kwitegura, kandi warumvishe ubutumwa, kandi warumvishe ijambo ry'Imana, kandi warumvishe ahantu hose ijambo rikubwira
bikubwira ko ukwiye kuva mu byaha, ukwiye kuva mu ngeso mbi, ukaza ugasanga Yesu kugira ngo nawe mubamurikira kumurikire. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wowe usinziriye usinziranye iki? Bibaza umutima wawe ati umutima wanjye ko sinziriye, ese usinziranye iki? Birakwiye kugira ngo ugire ikintu usinzirana muri aka kana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha ngo nuko ngo basanga ngo umukwe yamaze gukinga, bakimara gukomanga ngo babwira yuko ngo atigeze abazi. Nyemera rero dushyireho n'umurongo wa 13 madusome n'umurongo wa 13 kumva icyo hatubwira. Ariko nkomeza kukwinginga ngo ube maso, nkomeza kukwinginga ngo ushake Imana, nkomeza kukwinginga ngo mu gihe gisa n'iki ugire umwete wo kuva mu byo urimo bidafite umumaro, aho gushaka ibifite umumaro. Imana yo mu ijuru ishimwe. 13 nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Haleluya. Ngo nuko mube maso kuko ngo mutazi umunsi cyangwa se igihe. Nuko durakwiye kugira ngo abagabo babe maso, ababyeyi babe maso, abakobwa babe maso, abasore babe maso. Imana yo mu ijuru ishimwe. Wowe usinziriye gerageza ube maso. Ukeneye kuba maso muri aka kana, ukeneye gushaka Imana mu gihe gisa n'iki ngiki. Haleluya. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Nyamara abakobwa bari bazi ko bafite abakobwa bazi ko bafite amavuta bari buze gukanguka, nabo bagasanganira Yesu. Baza gusanga mu nzira zabo hari ibyo batatunganyije, baza gusanga mu nzira zabo harimo inzitizi byatumye batamurikirwa ngo n'uru rumuri rw'amavuta ari kujya mu matabaza. Hari ibyo bari basimbutse bagombaga kuba batarasimbutse. Birakwiriye ko nawe hari ibyo urimo wirengagiza ukwiye gukura muri aka kanya. Birakwiriye ko hari ibyo ukwiye gutunganya muri aka kanya kugira ngo nawe uze gusanganira umukwe. Imana ishimwe. Gerageza ube maso. Ababyeyi bose babe maso, mwe gusinzira ati ngo dufite abana. Hoya mufite abana nibyo, ariko birakwiriye yuko mubatoza n'ab'inzira y'agakiza, kuko ijambo rimbwira ngo toza inzira umwana inzira nzima niyo azabasha kunyuramo. Iyo nzira y'agakiza nuyimutoza ngo azasaza atari yayivamo. Imana ishimwe. Nawe ibyo biri kukurangaza, ibyo uri kureba hirya ukabona bishashagirana, ntabwo ari ibyawe. Ibyawe ni ugushaka Yesu, ibyo ni ugusanga umwami akakugirira neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro kugira ngo utazabwigura ijambo ngo sinigeze mbamenya. Kandi niwe waragiye gusenga, kandi niwe warumvisha ubutumwa, niwe wari umuvugabutumwa, ukaba uri umuririmbyi, ukaba uri umunyamasengesho, ukaba uri umunyegurupe, ariko ukazabwigura ijambo ngo sinigeze mbamenya. Nyemera muri aka kanya ushake Yesu kugira ngo nawe akubonekere, akube ube maso, ukanguke mu gihe gisa n'iki ngiki. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nayo nkubwire ngo ube maso, nayo nkubwire ngo we gusinzira. Niba unasinziriye ubwo ufite icyo usinziranye, ariko ijambo ryambwiye ngo batanu barakangutse ngo mu gicuku cy'ijoro ngo bumvishe ngo urusaku, nuko ntawe ujya wumva urusaku hirya no hino, ukumva ibisaku hirya no hino, ariko ugahita ukanguka. Birakwiriye kugira ngo ugire ikintu ukangukanye, uba ufite amatabaza yawe yaka, uba ufite umutima utunganye. Imana ishimwe. Uba ufite umutima ukeye wo kugira ngo usanganire Imana. Ntabwo gushaka Imana uzayishaka wandavuye, ntabwo gushaka Imana uzayishaka udakiranuka. Shaka gukiranuka, ushaka gukiranuka kw'Imana kugira ngo mu gihe gisa n'iki nawe uze muri abakobwa batanu b'abanyabwenge binjiranye n'umukwe. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Karibu n'isengesho mukozi w'ijuru. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Dusomye amagambo meza cyane atubwira ko dukwiye gukanguka. Abantu benshi dusanze barasinziriye, nta kintu basinziranye, ariko twemerere buri umwe wese, abo umubyeyi, abo umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa,
asinzirane ijambo ryawe, asinzirane ijambo ribasha kujyaho rimukura naho rimugeza, kugira ngo mu gihe gisa n'iki ngiki twe kuzabwirwa ijambo yuko utigeze utumenya. Turakwinda cyane kugira ngo utubabarire, utweze udutunganye, tubone ineza yawe, tubone umugisha wawe, utumurikishije mu maso hawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndisabyemo nizeye, amina. Urakoze cyane. Muri iyi minsi abantu benshi barasinziriye, ntabwo bagikeneye kumva ijambo, ntabwo bagikeneye gushaka ubwami bw'Imana. Abenshi bari gushaka iby'isi, kandi Bibiliya itubwira ko iby'isi bizarangira, ariko iby'ijuru ntabwo bizarangira. Muri rusange rero navuga ngo Imana iguhereze umugisha kubw'ijambo ryiza Imana igucishijemo. Bibiliya iravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo, kandi nitumenya ukuri niko kuzatubatura. Imana rero iguhereza umugisha kandi mwinshi kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se akifuza kukugisha inama, reka utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero ya telefone 0788 49 865 Urakoze cyane. Yesu aguhereza umugisha.